Ndagusuje wowe dukurikiye muri aka kanya ndetse ngushimira ko ukurikira ibiganiro byacu. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Ikaze hano kuri One Nation Radio. Birashoboka ko wari uriho cyangwa se ukaba warigeze kubyumvaho gake ukumva igifaransa kivuga ngo Les Camarades du 5 Juillet. Byagenze bite? Byavuye he? Inkomoko y'iri jambo mu rw'imisozi igihumbi ni iyihe? Ikaze. Mu myaka 47 ishize, mu ijoro rishyira ku itariki ya 5 Nyakanga mu 1973, abasirikare 11 barimo General Major Habyarimana Juvenal wari minisitiri w'ingabo bahiritse ku butegetsi wari perezida wa Repubulika Kayibanda Gregoire, bamushinja kuba imbohe y'ibitekerezo by'abanzi b'amahoro bisenya ubumwe bw'igihugu. Uwo munsi u Rwanda rwavuye mu icuraburindi rugana mu rindi. Uwo munsi w'itariki 5 Nyakanga bivuga ko Kigali yari yiriwe inukamo urunturuntu urwikiye ko ari rwose. Ijoro ryagiye gutandukana imodoka nini z'intambara zashyizwe ahantu hakomeye mu murwa higanjemo inzu z'ubutegetsi, ingo z'abayobozi bakuru zishyirwaho uburinzi budasanzwe. Umuhanda uva mu mujyi rwagati ugana i Nyamirambo ahari hatuye abakozi ba leta batari bake wujujwemo bariyeri. Ni nyuma y'icyemezo gikomeye cyari cyafashwe n'itsinda ry'iyise Les Camarades du 5 Juillet. Aba bakaba bari abasirikare bakuru 11 basinye itangazo ryasomwe kuri Radio Rwanda na Komanda Theoneste Lizinde atangaza ko guverinoma yose isheshwe ko batakwemera ko igihugu gicikamo ibice. Iryo tsinda ryari ririmo General Major Habyarimana Juvenal wari minisitiri w'ingabo na polisi, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo. Hakabamo kandi Lieutenant Colonel Kanyarengwe Alexis uyu wayoboraga seminari nto yo ku Nyundo, Major Nsekarija Loise, Major Benda Sabin wayoboraga ikigo cya Camp Kigali, Major Ruhashya Epimac, Major Gahimano Fabien wayoboraga ishuri ry'abaofisiye i Kigali, Major Nepo Musene Munyandekwe, Major Serubuga Laurent, Major Buregeya Bonaventure, Major Ntibitura Bonaventure ndetse na Major Simba Alois. Bahise batangaza ko ibikorwa bya politiki bibujijwe. Baburugumesitiri basabwa gukomeza inshingano zabo mu mahoro, kimwe n'abanyamabanga nshingwabikorwa muri za ministeri. Guverinoma isimbuzwa komite y'ubumwe n'amahoro, iyi yari iyobowe na Habyarimana Juvenal ubwe. Aha Kayibanda yashinjwaga byinshi. Ubundi Kayibanda Gregoire niwe minisitiri w'intebe wa mbere u Rwanda rwagize, ndetse aza no kuyobora igihugu igihe cyabonaga ubwigenge. Akigera ku butegetsi mu mpera z'1960, kimwe mu by'ibanze byamuranze ni irondakarere, nubwo bitagarukiye aho. Akimara gushyikira ubutegetsi, yahihibikaniye gushyiraho abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu hafi ya bose bavaga mu yahoze ari perefegitura ya Gitarama, bake muri bo bagakomoka muri Butare, Gikongoro, Kibuye ndetse na Kibungo. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo icyo gihe bwasaga n'ubwihariwe n'abakomokaga mu yahoze ari Ruhengeri ndetse na Gisenyi, barimo Habyarimana, Colonel Aloys Nsekarije, Colonel Alexis Kanyarengwe ndetse n'abandi. Uku guharira ubuyobozi bukuru bwa gisirikare abakomoka mu majyaruguru, Kayibanda yaje kubikuramo icyo mu Kinyarwanda wakwita nk'imbwa yiruka. Hagati y'1968 n'1969, ishyaka MDR Parmehutu rya Kayibanda ryaje gucikamo ibice. Kayibanda atangira gufata abasore bakirangiza kaminuza, akajya baha imyanya mu buyobozi, akabasimbuza bamwe mu bakuze bamufashije kujya ku butegetsi. Ibi byaje gutuma bamwe batangira no kumwigumuraho. Umwuka warushijeho kuba mubi ku itariki 18 Gicurasi mu 1973, ubwo Kayibanda yasinyaga ibwiriza rihindura itegeko nshinga, aho mu ngingo zari zahinduwe hagaragayemo ikuramo umubare ntarengwa wa manda, imyaka igize manda ivanwa kuri 4 iba 5, ndetse n'ingingo y'uko nta muntu urengeje imyaka 60 wakwiyamamariza kuyobora igihugu nayikurwamo.
icyo gihe byari bivuze ko bamwe bumvaga bazamusimbura mu myaka yari bukurikireho bagombaga gusubiza amerwe mu isaho cyangwa bagaca undi muvuno. Benshi mu ofisiye bakuru mu gisirikare baturukaga mu majyaruguru nabo batangiye kubona ingufu nke z'ubutegetsi bwa Kayibanda, batangira no kumushinja irondakarere, by'umwihariko abahutu bo mu majyaruguru bari bafite inyota y'ubutegetsi, bavuze ko yabwurujemo bene wabo baturuka mu majyepfo, by'umwihariko Gitarama, icyo gihe hitwaga mu Nduga. Nyuma y'ibyo kandi ku ngoma ye mu 1972 nibwo abanyeshuri n'abakozi b'abatutsi batangiye kwirukanwa mu mashuri ndetse no mu kazi babikorewe na bagenzi babo. Icyo gihe bamwe barishwe, abandi inzu zabo ziratwikwa. Mbere gato mu 1959 ubwo abatutsi bamwe bameneshwaga mu gihugu, abasigaye mu gihugu nibo babiryozwaga. Mu gitabo Toute ma vie pour vous mes frères cyanditswe n'umubirigi Baudouin Paternostre de la Mérieux wabaye umujyanama wa Kayibanda mu by'ububanyi n'amahanga, avuga ko mu ntangiriro z'1973 mu gihugu byagaragaraga ko hashobora kuba impinduka mu butegetsi isaha iyo ari yo yose. Icyo gihe mu Rwanda hari akaduruvayo kenshi ku buryo byagaragazaga intege nke z'ubutegetsi bwa Kayibanda. Uyu mugabo icyo gihe wari ufite imyaka 48 yarangwaga no kurwaragurika ku buryo bwageze aho butangira gutera inkeke ibyegera bye, naho abamurwanyaga nabo batangira kubyuririraho. Baudouin avuga ko bamwe mu basirikare bakuru mu majyaruguru bashobora kuba baragize uruhare mu guteza akaduruvayo kugira ngo berekane ko ananiwe. Urunturuntu ndetse n'akaduruvayo byatumye urwikekwe kuri Kayibanda rwiyongera, uburyo atangira gukura bamwe mu basirikare bari bakomeye mu myanya bari bari mu ngabo abashyira mu myanya isanzwe, nka Lieutenant Colonel Kanyarengwe waje kugirwa umuyobozi wa seminari nto ku Nyundo ndetse n'abandi. Tariki ya 2 Nyakanga 1973 ku munsi w'ubwigenge, ibimenyetso byo guhirika Kayibanda yabiboneye kuri Stade Regional Nyamirambo aho umunsi mukuru wabereye. Major Augustin Gatarayiha wari umufisiye mu ngabo z'u Rwanda waganiriye n'ikinyamakuru Igihe kuri bimwe yibuka Kayibanda yaba yaravugiye muri ibyo birori, avuga ko yeruriye abashakaga kumuhirika. Yarababwiye ati, ndabizi ko mushaka kumpirika, ni mubikore se turebe, mubikora aka kanya. Muri icyo gihe uwitwa Alphonse Libanje wari kuri Radio Rwanda ngo yahise akupa amajwi abanje kumubwira ngo vaho turaguhaza. Muri ako kanya Colonel Nsekarije yahise asohoka muri stade. Abari aho batangazwa no kubona General Major Habyarimana ntacyo bimubwiye. Kubona umugaba w'ikirenga w'ingabo Kayibanda asuzuguwe mu ruhame, Habyarimana wayoboraga ingabo arebera. Ibi byari amarenga y'ibihe bya nyuma bya Kayibanda. Muri Bibiliya rero kuba yemera niho hagira hati uwizera umwana w'umuntu avumwe. Wabigereranya n'ibyabaye kuri Kayibanda kuko neza birasa nk'impanga mu Gifaransa bita le vrai jumeau. Bivuga ko Kayibanda uyizeraga cyane Habyarimana ku buryo ngo hari n'abajyaga bamubwira ko ashobora kumuhirika ngo akabita abasazi, ndetse bari n'inshuti ku buryo yari yaranamubyariye umwana muri batisimu. Umunsi yahirisweho hari tariki 5 Nyakanga mu 1973 nibwo hagombaga kuba kongere y'ishyaka MDR Parimehutu, hakemezwa uzarihagararira mu matora. Aya yagombaga kuba muri Nzeri uwo mwaka nk'uko Kayibanda yabyifuzaga ahindura itegeko nshinga. Mu ijoro rishyira ku ya 5 Nyakanga, Kayibanda nibwo yavanwe ku butegetsi mu buryo bwasaga n'ubwanogejwe bifatika by'icyo gihe. Abasirikare ngo baramugose baramushimuta, avanwe i Kigali bajya kumufungira Rwerere muri komini Cyeru, perefegitura ya Ruhengeri, mu ishuri ryigisha ibijyanye n'ubuhinzi. Icyo gihe yaracunzwe n'abasirikare 15 ndetse nta burenganzira afite bwo gusurwa nk'izindi mfungwa zose. Nyuma y'ibyumweru bike, abari ibyegera bye n'abayobozi muri leta bahise batabwa muri yombi, barafungwa, baza no gukatirwa urwo gupfa, abandi bagenda bapfa uruhongohongo mu buryo budasobanutse. Mu mpera z'1973 Habyarimana yoherereje Rwerere umuyobozi mukuru w'inama y'abaminisitiri Colonel Elisa Gatwa
ngo abwire Kayibanda kutiyumva nk'imfungwa ko kandi igihe kizagera bakaganira. Icyakora tariki enye Gashyantare muri 1974 Kayibanda yagejejwe imbere y'urukiko. Ku ya 26 Kamena akatirwa igihano cyo kwicwa we na bagenzi be batandatu, gusa kiza guhindurwamo igifungo cya burundu, akomeza gufungirwa irwerere, ahakurwa ku ya 11 Nzeri mu 1974 ajyanwa mu rugo rwe ruri Kavumu mu murenge wa Nyamabuye, akagari ka Muhanga hafi y'icyicaro cya Diyosezi ya Kabgayi. Nyuma y'amezi abiri umugore we witwa Verediana yitabye Imana. Nyuma y'imyaka ibiri ahagana saa 10 za mu gitondo ku itariki ya 15 Ukuboza mu 1976 nibwo Kayibanda yashizemo umwuka ari kumwe n'umwana we w'imfura witwa Kayibanda P. Bivuga ko yapfuye nyuma yo kwicishwa inzara. Amakuru y'urupfu rwe yabanje kugirwa ibanga rikomeye kuko Abanyarwanda batahise bayamenyeshwa. Yamenywe bwa mbere n'abihaye Imana b'i Kabgayi, bagiye bayahererekanya hagati yabo mu ibanga rikomeye. Ku butegetsi bw'uwari umusimbuye wari n'inshuti ye magara Habyarimana, ariko naho ivanguramoko ryakomeje guhabwa intebe ndetse riva mu moko risingira uturere. Mbere ibyo yitaga gucamo igihugu ibice nawe arabyimakaza, arimo icyo bise akazu, politiki y'iringaniza igamije gupyinagaza Abatutsi ihabwa intebe. Major Gatarayiha wabaye mu gisirikare cya Habyarimana kuva mu 1972 kugeza mu 1993 yabwiye igihe ko hiyongereyeho n'uburyo Abahutu b'Abanyenduga bamwijunditse, kuretse kuba yarahiritse mwene wabo yanishurwa agashinyaguro abategetsi batandukanye. Hari ubwo nko hagati y'1992 n'1993 bisutse mu mihanda mu nkundura y'amashyaka menshi bamusaba kurekura ubutegetsi, n'umujinya n'inzika ikomeye bari bamufitiye kubera ibyo yabakoreye. Major Gatarayiha wanayoboye ikigo cya gisirikare cya Gitarama kuva mu 1982 kugeza 1990, anavuga ko ishyingurwa rya Kayibanda nta wundi munyacyubahiro mu bariho wahakandagiye uretse abantu bake cyane bo mu muryango wa Kayibanda bamushyinguye. Uko iminsi yagendaga ihita niko Habyarimana nawe yatangiye kwamaganwa n'abaturage be bari baramuririmbye nyuma yo guhirika inshuti ye magara. Kimwe mu bintu Major Gatarayiha yibuka byaciye amarenga y'iherezo rya Habyarimana, naho ngo muri imwe mu mbwirwaruhame yavuze yeruriye bamwe mu basirikare ko nubwo birirwa bamukomera mu mashyi azi neza ko ari uburyarya. Ibi ngo byaje kuba kidobya mu gihe mu 1993 yasezeraga abasirikare bakomeye mu kazi barimo n'abo bafatanye ubutegetsi. Uruntu rutangira ubwo, maze bamwe barya karungu bitangira guca amarenga yo kumucurira imigambi mibishe. Undi waje gukora kuri Habyarimana Nizigira Nyirazo Prote wari muramu we, uyu waje gusa n'uwigaruriye ubutegetsi aciye muri mushiki we wari umugore wa Habyarimana, Kanziga Agatha. Guverinoma ngo yabaga igiye guhinduka, abashaka ubutegetsi bakajya gucinya inkoro kwa Zigira Nyirazo ngo azabaha imyanya. Urwango, ubugome no kutareba kure byaranze ubutegetsi bwa Habyarimana, byaje kugira ingaruka mbi ku gihugu cyose ndetse n'abagituye. Biza kurushaho kuba bibi ubwo indege yaraswaga mu ijoro ryo ku ya 6 Mata mu 1994. Ibi byanahuriranye n'uko abahezanguni b'Abahutu bari bamaze igihe baramize ivanguramoko ndetse baritoza n'abandi bari baracuze umugambi wo kurimbura Abatutsi, maze babona icyuho niko gutangira kuwushyira mu bikorwa. Ngiyi inkomoko y'iri jambo ushobora kuba wajyaga wumva ariko utazi aho ryaturutse neza, cyangwa amateka ukayumvamo aho ushuka ukumva ijambo rya Les Camarades du 5 Juillet. Tubashimiye kuba mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Niba uri mushya, turagusaba kuba nawe wakwinjira mu muryango w'abadukurikira ukora subscribe ndetse ugakanda kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha kudukurikira umunsi ku wundi buri uko dushyizeho ikiganiro gishya.
mbifurije kugira amahoro naho ubutaha.